hanyuma reka tujye no kuri iyi mirwano ikomeje kuvugwa muri rusange. Nyuma yuko tuvuye hakurya reka tujye Uvira, ibintu birakomeye cyane, imirwano ikomeje kuba yaba ikomeye cyane kuri uyu munsi. Tubwira imirwano yabyukiye muri Uvira ndetse n'aya masaha ikaba igikomeje imirwano ikomeye cyane, byari bihagaze bite mara muri Uvira? Urakoze cyane. Reka twinjira muri kara gace ka Uvira. Uvira abantu barayibagiwe. Niba kivuga Uvira kubera bagiye muri Minembwe bajya za Penzero bamanuka za Baraka na za Fizi bibagirwa Uvira. Kandi Uvira ifite population nyinshi cyane kuruta population ya za Baraka na za Fizi. Hari muri Uvira mu gitondo kare kare. Ingabo za 23 zari hara kuri Kirungu. Ziramanuka zigira ahantu bita ku Gataka. Batangira guhangana. Ayo makuru nanjye nari narabasha kuyafatisha. Niyo mpamvu ubu mukanya wabonaga muforosa cyane ngo tujye uri mureba washakisha neza. Mwe muretse kabisa tuanze dushakisha makuru. Ni byo ko Uvira tumenye uko bimeze. Ingabo za 23 zikigarara hafi yo ku Gataka. Ingabo z'abarundi zigira ubwoba zirahunga. Zitazamuka Kalima Benge. Ingabo za 23 zisigara hariya muri kare agace. Abarundi kujya barimo amanuka batangira kugira gute gusheringa kuri 23. Natwirwaneho. Baza kubasubiza, babasubije bahita basa nkaho bamanutse. Ingabo za 23 zitazihabwa briefing. Barabwira ati ni muzamuke mwongere muve muri ako gace kare agace ka hariya za munsi ya za Kirungwa ku Gataka. Muzamuke musubire ku Kirungwa neza hagati mu musozi aho mwari mufite ibirindiro byanyu ariho musubire. Barongera basubira hejuru. Iyo briefing bari bayihawe n'abayobozi ba AFCM 23 twirwanira. Barundi nabo babonye bavuyemo bahita bongera kandi baragaruka. Bakaba bari barangije kwinjira neza hariya muri Uvira. Barangije kugaruka noneho bahita baza barimo kurasa. Ibarasa ahantu hari ingabo za 23 bakarasa hejuru. Bagahita barasa hejuru kugira ngo bagaragarize abaturage ko birukanye ingabo za 23. Nicyo bagaragazaga. Ariko hari muri Uvira abaturage benshi bari batangiye kurira amato bahunga. Urugamba rugwari rukomeye cyane. Rwari rukomeye cyane hariya. Niyo 23 ija kubasubiza igasheringa. Abaturage hariya muri Uvira bari kwashirira. Birumvikana cyane. Ni umupfango ahantu bari ku Gataka no muri Uvira. Na ahantu utera isasu ry'amashenegani nikage. Rigahita ryambuka. Na ahantu utera kompora rya rapid ugahita ubona n'umuntu rirasha. Na ahantu ubona umuntu gutya haregeranye cyane rwose ni hafi. Uko turimo tubona umuntu uri hariya kujya kuri uyu muhanda. Na ahantu urebesha n'ijisho ryawe ukahabona neza cyane umuntu n'ikintu ukamenya n'ikintu agize gute afashe. 23 ija kuvuga ngo imanuke direct mu bungu tuba turi gutangaza. Muri make yanze kurasa yabibonye iratuza irabyihorera. Rwose twaba turi kuvuga ko Uvira yarangije kugira gute gufatwa. Hanyuma hano ho muri Masisi ingabo nyinshi zikomeje kuhirunda cyane cyane za Commando rwa FARDC muri Warikare. Muri Warikare. Muri Warikare bakomeje kuba ingabo nyinshi za FARDC ku bwinshi zikomeje akuharunungwa umusubirizo. Zirangabo nizijya kumara icyara muri Warikare. Zirangabo zirimo zirava Kisangani. Zirangabo zivuye Kisangani zirimo ziraza ntabwo ari Kisangani ya musore zivuye Kalemi. Zirimo zirava Kalemi direct zikahita zitambuka zikagera Warikare. Indege ikazigeza hariya Warikare. Zirimo ziraza zishaka kurwanya 23 hariya muri twa dushe twa Masisi. Kandi bakubise agatoki ku kandi ngo barashaka cyo bita Rubaye. Edaher bavuze ko bazayifata. Bagafata Rubaye 15 tariki 10 hajya nejo. Sezwari. Yego. Nejo kwa iminsi 2 gusa isigaye. Ni umunsi umwe. Yego. Ejo. Nejo ngo ni umunsi umwe. Turibeshe? Ni umunsi umwe usigaye. Ni umunsi umwe usigaye. Yego. Ni umunsi umwe usigaye ngo Rubaya ejo mu gitondo bazabyuka bayiga bayibitera. Ibyo ngibyo bamutayomba babitangaje, bakijove bayitangaje, bakigingi babitangaje, bamaroke babitangaje. Ibyo byose bari abazalendo autoproclamé, bakigingi babitangaje, bose bakubisa agatoki ku kandi. Ngo briefing bafite ku munsi w'ejo bazarara na Rubaya. Bafashe umunsi umwe wo gufata Rubaya. FARDC cyane rwose FARDC FDLR wazarenda itanze umunsi umwe wo gufata Rubaya. Ziyare z'abarundi. Bafashe umunsi umwe ngo Rubaya bagomba kuba bayigaruriye. Bizabashobokera se umunsi umwe n'iminsi yose maze barwana bitarakunze umunsi umwe. Ntabwo tuzi ko ntabwo bizabashobokera ariko turabizi ko bafite imbaraga kandi bafite igikoresho. Igikoresho barakibonye cyabo ariko biragoye ko 23 natwirwaneho wayishakanye ukayikura hariya muri turaduce. Kuki bari gushaka cyane Rubaya? Nuko Rubaya irimo amabuye y'agaciro kandi harimo ibyo basezeranyije uwo bita Felix Antoine Tshisekedi. Yego. Bamusezeranyije ko amaze kuba indwara. Yewe nejo bundi barahembwa. Ejo bundi umusibe ejo hashize uretse kuwa bahembwe ku cyumweru. Yego. Ku cyumweru wabo nibwo wabonye. Nibwo bahembwe. Barahembwe. Noneho yibakirangiza guhembwa directeur. Bahita babwira ati mu gitondo kare kare murabyuka mu avansa mujya hehe. Tayari.
nta n'ibintu bidasubirwaho kandi bariya bazarenda ni abantu batagira ubushishozi cyane. icyo umubwiye akora icyo ameze nk'udatekereza. ni nk'umuntu udatekereza ufite mu mutwe haba hari iki hajya mu mutwe wabo. Mu gifaransa nabo babyita ngo ni tono vide. Tono vide ingunguru ni ingunguru nta kintu kirimo, ni ubusa, harimo ubusa. Ingunguru ushobora guhagarara ku musozi ikarangira ikagenda irangira gusa isakuza. niyo mu gifaransa babyita tono vide. ngo ni tete vide mu kinyarwanda niba igikinyarwanda bari igifaransa. Yego. Mu by'ukuri urumva ko ntabwo byoroshye cyane, ariko ahangaha muri kino kibaya bashaka Rubaya ngira ngo ni naho hari amabuye y'agaciro yahawe Amerika. ni ukugira ngo mu by'ukuri Tshisekedi abone ko ibintu yavuze atabeshya, ahubwo se yarabeshya ahubwo kuba ashaka kongera kuyisubiza. oya ntabwo ari ukuvuga ngo kuba ashaka kongera kuyisubiza, yarabeshya umunsi ababwira ngo mbahaye Rubaya kandi iyo Rubaya atari we uyigenzura. Amerika ikaza ikava iwabo bakaza bakagera hariya za Kinshasa ati tugende mujye kutwereka Rubaya ati Rubaya ifitwe na mama 23. Abanyamerika bagera hariya bakora iperereza bagasanga ifitwe na mama 23 bakaza kuganira na mama 23 hehe hariya i Rubavu. Yego. Niba mama 23 sigaye yambuka i Rubavu ikaza guhura n'Abanyamerika ikaba ifite amapasiporo yabo u Rwanda rukayiviza ikagenda ikicarana n'Abanyamerika byanga byakunda buriya Tshisekedi yabesha Abanyamerika. Yego. Kandi Abanyamerika kubabesha egare ko bagutakariza icyizere. Yego. Binavugwa ko hari inkunga bari bahaye Tshisekedi Abanyamerika yo kugira ngo ayihe bari abazarendo babashe kwigarura Rubaya hanyuma Abanyamerika baze bacukura iki amabuye y'agaciro. Ariko bagize gute? Baratsinzwe. Niba baratsinzwe Amerika byanga byakunda irimo iragenda ikuraho Kongo icyizere gike. Ahubwo icyizere kirimo kiragenda kijya kuri mama 23 kubera ko Abanyamerika ntago bashigikira umuntu udafite imbaraga, bashigikira umuntu ufite imbaraga. Udafite imbaraga ntago bamushigikira. Niko bemeze. Ahangaha twibukiranye ko na Amerika yageze kuvuga ko izacukura amabuye igihe cyose hari umutekano, bivuze ngo mu gihe cyose itarahagenzura nta n'umutekano n'ubwo amabuye y'agaciro ntabwo arimo aracukurwa. Reka tunyaruke dukomeze no muri Masisi naho ntabwo byoroshye. Bimeze bitara muri Masisi ho hariya muri Masisi mu gace bita Ruki kabyukiyemo imirwano ndetse n'agace bita Gasovu. Aka Gasovu ndetse na hano Ruki ni ahantu hagiye habera imirwano ikomeye cyane. Hano ni muri ndakeka ari muri groupement ya Osobanyongo. Hano hose hagiye habera imirwano ikomeye cyane. Hano muri Ruki no muri Gatovu hano hose harimo haragenda habera imirwano cyane kubera ko muri tuno duce abazarendo bakunze kutwibasira cyane. Kandi tuno duce buri gihe bagiye gutera Masisi nitwe duce bajya babanza gutera kugira ngo babaheshe plan yo kwinjira mu tundi duce twinshi dutandukanye. Ni inzira nziza bayobora. Iriya ni inzira batangiye bavuga ko kuri tariki 15 bazagira gute bazajya kugaba ibitero. Niyo mpamvu bari kurwanira ahangaha gusa n'ahantu bita Nyiragongo. Nyiragongo naho hari imirwano ikomeye. Ubwo mu by'ukuri target yabo iri kubajyana ituma bari kurwanira ahangaha twavuga ko ari iyihe nyamukuru? Ni Rubaya kugira ngo bagane Rubaya niyo bashaka kugana. Bari guharura inzira barashaka guharura inzira bagere Rubaya batambo anatanda ko bagera Rubaya bagere za Ngungu bahite bakomeza baje za Rubaya. Nagara ari muri za Rubaya batangaze ko bafashe Masisi. Yego. Ndakeka ko gufata centre ya Masisi ntibifite agaciro ngo gufata icyo bita Rubaya. Yego. Gufata Kivu y'Amajyepfo cyangwa Kivu y'Amajyaruguru utafashe Rubaya ndakeka ko nta nyungu waba ufitemo cyane. Ntayo rwose. Ntayo. Buriya kugira ngo bakomeze barwanira hariya ni kugira ngo berekane ko bafite imbaraga kandi bashaka kwigarurira icyo bita Rubaya kandi batanafite no kuzavaho hariya batarayigarurira. Tshisekedi akomeza abone ko barimo barwana, ko barimo bahangana na FDLR, abone ko barimo bahangana na mama 23 natwirwaneho. Namara kubabona icyo gihe avuga ati ingabo mfite ni wazalendo ni FDLR. FRDC zo ntabwo ajya zivuga. Yego. Kandi nagahimbaza musibari yabafata bariya ntabwo bagira gute ntabwo bagahabwa ntabwo bagahabwa ahubwo bicyo baba bashaka ni ukugira ngo bagaragarize umukuru w'igihugu ko hari icyo barimo bakora nawe wa mukuru w'igihugu agaragariza Abanyamerika ko hari ikintu nimo nkora mwe munyihanganiye. Dore imirwano yabereye Ngungu, dore yabereye Ruki, dore yabereye Gatovu, aho hose yabereye imirwano cyangwa byakunda nyuma y'icyumweru tuzigarurira icyo bita iki Rubaya. Yego. Ibyo ngibyo nibyo akomeza kubabesha.
yewe bagenda babesha n'itariki ababwira ko buriya bafite amasezerano n'abanyamerika ababwira ngo kuri tariki 15 tuzaba twarangije kwigarura icyo bita Rubaye Yego. ati byibura kuri 22 muzatangira gucukura amabuye y'iki Y'agaciro. ariko ari kubesha abantu bafite iki ikoranabuhanga riri ku rwego Yego, rw'iki yego. rwo hejuru banabireba bakabona uko bimeze banabireba bariya nibo bafite icyo bita santerite Yego. santerite zabo zirakontorora Aha. zikareba isi yose zikareba igihugu zikareba agace zikareba akarere zikareba ahantu wowe utabasha kureba yego bakabasha kubaha iki amakuru n'ubutasi bwabo kandi burahagera hose n'ubutasi bwabo burahagera hose Yego. ariko Kisekedi we bagakomeza kugira gute kubabesha Mm. kandi nakababesha ari uko nawe yabeshwe na ba Mutayomba bari hariya akajya hariya muri Uvira akabeshwa nabo bita bande bariya ba depite nani bitakwira ba depite bitakwira bakamubesha ngo hari agace twarangije kwigarurira yazamuka muri za Minembwe Kongora akamubesha Minembwe narayifashe yaza bari ari kumubesha yagera hariya muri za Masisi bamutayomba bakamubesha bakigingi bakamubesha bakijove bakamubesha bakayafa bakamubesha barangiza kumubesha ibyo byose Kisekedi akaba ari byaje kubesha abandi abanyamerika ko ari uduce agiye kugira gute agiye kwigarurira birakomeye cyane byaheze urumva ntekereza ko ahubwo mu gihe runaka bishobora no kuzagera igihe Amerika ikabona ibyo binyoma ikamukuraho icyizere cyose yamugiriraga Izamukuraho bizamugiraho izamukuraho icyizere byanga byakunda bizamugiraho ingaruka byanze ibyo byose bikunze ndabizi ko Kisekedi abanyamerika batangiye kumukuraho icyizere babonye babacanshuro be yari afite babonye ba Eric Prince bara bose batangiye kumuvaho nta bacanshuro gifite abanyamerika benshi bagaye bamuvaho na ba Eric Prince basubiyeyo baritahira bamuvuyeho kubera ayo magambo yo kubeshya yarababeshye yaranababwiye ngo ni avance bakure ingabo za mama 23 natwe irwaneho ngo bakure muri Uvira banegociye na mama 23 bava muri Uvira ngo bagera hariya muri kara gace bafungiyemo abasirikare ba mama 23 bamaze kukageramo kare gace bahise bagira gute bahise babwira ingabo z'abanyamerika mwabakura na hariya se ni mwakura hariya naho bakomeze mubajyane muhageze muri Bukavu ni mwakura muri Bukavu mubajyane muhakure muri turiya duce twose bagende bagere muri za Goma muhakure muri Goma mubajyane mubakure muri Rubaye nimurangiza kubakura muri utwo duce Rubaye turayibahaye abanyamerika ati manze mutuzanira ibyo twumvikanye twebwe ntabwo tujya turwanisha intwaro twebwe tujya turwanisha kidiplomasi twebwe turaganira tuvugana n'umukuru wa mama 23 nawe we turaganira cyane nawe tukongera tukaganira we Perezida Kisekedi yego uko tuganira n'umuyobozi wa mama 23 niko nawe tuganira namubwira ati ntabwo wowe dushobora kugira akandi gace twongera gufata Kamanyura niyo zirangabo zafungiye kugeza ubu ngubu niyo ziri ese ko twabakuye muri Uvira tukaba twurumvikanye ibirometero 75 bakaba barabikoze ese wowe ibyo twumvikanye nakaye gaparti twari twabona warabikoze nibura warabikoze cyangwa ntabyo wakoze bagasanga ntiyabikoze bagasanga nta bintu na kimwe yigize agira gute yigeze akora ibi akaba ari byo byatumye Kisekedi arimo agenda atakarizwa icyizere n'abanyamerika akagenda atakarizwa icyizere n'ibindi bihugu by'amahanga aho arimo agenda asaba ibindi bihugu kugira ngo bimuhe ubufasha ibyo bihugu bikaba byarangije kugira gute kumwimiki ubufasha by'umwihariko Angola yagiyeyo amaze kujyayo inshuro 3 bamutera utwatsi bamutera akadobo ibyo byose barangije kugira gute kumutera utwatsi ndetse na Afrika y'Epfo nayo yarangije kugira gute nayo yamuhakaniye utwatsi yamuhakaniye bidasubirwaho uyu murombo namaze kwandavura niba ndi kubyita kwandara cyangwa se kwandavura kuko ubona ko ibihugu byinshi biri kumuvaho kuko mu by'ukuri n'inshuti y'amagara y'u Burundi niba batarabishyuye amafaranga bari barumvikanye ni ikibazo ibihugu byinshi by'amahanga biri kumuvaho bati hari ibyo utubeshya ibi bintu ntibiza gutuma yisanga wenyine cyangwa araza gushaka ibindi bihugu bishyashya bimwiyungeho nta bihugu bishyashya ari bubona ntabyo niba ibyo mwabanaga mbere mutarumvikanye ninde waza kongera kukwiyungaho urabizi ko Tanzania bafatanyaga yego Tanzania ntiyamuvuyeho yego ntiyarangije kwiyunga ku Rwanda ubundi barimo bakorana ntibazi abasirikare bapfiriye hariya ntibazi ibyo bahombeye hariya ntibazi ibyo bari barasezeranye na Kisekedi atabashije kubahiriza Afrika y'Epfo ntiyamufashije Afrika y'Epfo wabonye ukuntu yanegosiye na mama 23 muri silence kugira ngo abasirikare babo batahe bava hariya muri Goma muri silence nta n'abantu bigeze bagira gute bigeze babimenya none uragira ngo yakongera kohereza abasirikare babo hariya ikongera igaseba tuzi ko iri misukura umubano n'igihugu cy'u Rwanda yego na za Uganda yego bari gusaba imbabazi na za Tanzania
none uravuga ngo nibe bihugu bindi byaza kumufasha, bisa n'ibigoye. biragoye rwose. Sekedi buriya biragoye cyane kugira ngo abashe kugira gute, abashe kuba yabona abandi bamufasha, babasha kumufasha kugira ngo abashe kwigarurira utundi duce twinshi dutandukanye, cyangwa se abashe kwigarurira abasirikare bava mu bindi bihugu, cyangwa agira ikindi gihugu yakwigarurira umutima wacyo. Amakuru avuga ko M23 yaba yatangiye kugera muri Baraka ameze ate? Muri Baraka, hariya muri Baraka M23 tirakandagira hariya muri uriya mujyi wa Baraka, ariko ibitero byayo biragenda bikagera ku butaka bya Baraka, bishobora kuhagana mu gihe runaka, isaha iyo ari yo yose, ariko kugera ahantu muri Baraka, ahantu muri Muhanga, ariko igitero cyawe kiva hure kikagera mu gace utarakandagizamo ukuguru, byanga byakunda kariya gace warangije kukageramo. Ariko n'ubundi urumva niba ibitero bihagwa bivuze ngo iraharasa cyangwa isira nahari irahari. Urumva ikitatangaza ni ngo turi kuhagenzura, ariko kubiharasa ubwabyo bivuze ngo irahari. Mbese ntabwo tujya tubona Uburusiya na Ukraine imirwano myinshi barwanye, abasirikare babo ntibahuraga, hari ukuransa iki amabombe bikagenda bikagera kure, ukajya kumva ngo bijya twumvaga ngo Donetsk yarangije kugira gute kwigarurira, tukajya kumva uduce twinshi twa Ukraine twigaruriwe n'abasirikare b'Abarusiya, kandi bakaduhunga n'abasirikare baratugeramo. Hariya se muri Baraka ntibyabase ingabo za M23 zaharasiye abasirikare benshi bakomeye, barahaguye, zaharasiye abasirikare bakomeye ndetse n'abasirikare bo hasi, baguye se bapfuye ari benshi. None wakanute ko nta bitero zakomeje kwarasa bya buri munsi, wavuga ate gute ko hari ahantu M23 itarahinjira? Nicyo bisobanura M23 yarangije kugera hariya iraharasa, ndetse n'ikikwemeza nuko igiye imanuka M23 igatambuka ahantu hari ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igatega ambushe ahantu bita Fizi, bakajya ambushe ikabarasa, yarangiza kubarasa bagapfa. Mu by'ukuri urumva iri kubabuza kujya muri ya nzira yabo yinjira muri Baraka aho ngaho, birumvikana cyane rwose. bivuze mu gihe runaka nawe yahatangaza abatangaha isaha iyo ari yo yose. Watekerezaga ko Gipupu bayifata? Ntabwo utago bitekereza ko Gipupu ko barangije kuyifata, Mibundi gahita yikuramo, Kabari gahita yikuramo, kandi byihuse cyane, byihuse mu minsi 3 gusa. Ni minsi 3 gusa. Urugamba rutanabagoye cyane rwose, rutanabagoye rutigeze rubagora, gusa barangije kugira gute, barangije kuyigarurira. Bishatse kuvuga ko Baraka kuyigarurira ndetse na Fizi ni quelques secondes, quelques minutes bazaba barangije kwigarurira turiya duce. Birumvikana cyane. Niko reka duseze aha ngaha. Urakoze cyane. Nshimiye abantu babanye natwe amakuru agezweho muri uyu mwanya aho bari hose hatandukanye, ariko none nuko ndagushimye by'umwihariko waduteguriye amakuru, n'abandi bose badukurikiye. Imana mwese bo mugisha muhaye muronke. Nge nitwa Jabo Marashi, Imana ibarinde. Asante sana. Imboni TV, imboni ya rubanda.